Halo, ndabasujije mwese aho muherereye, nizere yuko mumeze neza. Shuti zanjye mwiriwe, mwaramutse bitewe n'aho muherereye ku isi. Uyu munsi ikiganiro mfite ku mutima maranye iminsi kindimo cyitwa ni ryari utavanga umutungo mu mibanire. Ni ryari utavanga imitungo mu mibanire. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Ibi biri mu Migani 3:13. Shuti yanjye, wowe undeba, wowe uza kureba kino kiganiro, nakubwira nti uri uw'agaciro, uri umunyamahirwe. Ndagusuhuje cyane kandi ndakwifuriza kugira icyo utora muri kino kiganiro ku buryo gishobora guhindura ubuzima bwawe cyangwa kigatuma ubasha muri makeya gusobanukirwa ku buryo mu minsi iri imbere utazajya mu bibazo nk'ibyo benshi barimo muri kino gihe. Iki kiganiro ni ikiganiro navuga nti kiri très sensible. Ibi ni ibintu bitavugwa kandi mu by'ukuri ari realite iba muri mariage. Ibi ni ibintu umuntu ubundi yagakwiye kwibazaho mbere yuko afata ibyemezo bikomeye byo kwinjira mu rushako. Kuko urushako rw'iki gihe ntirukicwa gusa nuko abantu umwe aca inyuma ku ruhande. Umuntu ntago aba bloke kubera ibyo bibazo byo gucibwa ku ruhande, kubera ayo mafaranga, kubera ibyo byose, ahubwo umuntu ashobora kuba bloke kubera imitungo yishyizeho, ibintu yishyizeho kubera kudasobanukirwa ngo abashe gufata icyemezo cyiza. Ku bantu baze kureba iyi live, ndatekereza ko hari abantu baza kwiruhutsa. Ndatekereza ko hari abantu baza kwiruhutsa kuko abo bantu bagiye mu by'ukuri gufata ibyemezo bituma bisanga ahantu bari bloke, badashobora gutera intambwe basubira inyuma, badashobora no gutera intambwe basubira imbere kuko babona ibibari imbere. Ejo nahoze mvuga nti Uwiteka Mwami Imana yanjye, ni iki gituma naremewe kuvuga ibintu biremereye? Muri njye numva ijwi rivuga ngo nuko bifitiye ubushobozi kandi urashyigikiwe nkuri iruhande. Ntabwo bafite rero bwo gutanga kino kiganiro kuko nzi neza yuko nubwo hari abantu kiza gutusha kubera ubwo buzima burimo, ariko muri makeya hari roho turamira. Hari abantu babona kino kiganiro, abana bari gukura, abantu bagiye gufata decisions nizi, ariko iki kiganiro gihita kiba kuri bo nk'urumuri, ku buryo batazagira ingaruka, ibibazo biturutse mu ngaruka nk'izo bamwe barimo. Shuti yanjye, shuti zanjye, iki kiganiro nafashe umwanya wo kugitegura. Nandika ibintu ku rupapuro ku buryo ntaza kwibagirwa. Munyihanganire nimuza kubona ndimo gusoma
kuko hari ibintu shaka yuko koko ko byumvikana, kuko hari ibintu shaka yuko ntaza kwibagirwa, umwanzi Satani ataza kunkoresha nkajya mu marangamutima menshi, nkaza kwibagirwa kubivuga nagera mu rugo, cyangwa ejo naba nageze mu rugo ugasanga birimo kungarukamo nagishoboye kugarura kino kiganiro. Nahisemo kubyandika kugira ngo bizagufashe bikubere impamba. Sinaje imbere yanyu kuza kwigaragaza, njimere yanyu nshigate inzozi zitari zanjye. Ndatinze rero kuri wowe mushya, ikaze muri twebwe ab'agaciro. Urubuga uri uw'agaciro ni urubuga rukorera mu mbaraga zihariye, ni urubuga rukorera mu mbaraga z'urukundo, imbaraga zisana, imbaraga zunga, imbaraga zifasha, imbaraga zihumuriza, ndetse imbaraga zirema igishya cyihariye, nk'uko nawe urema igishya cyihariye, nk'uko uzarema igishya cyihariye. Ab'agaciro, izi ni imbaraga dukoreramo ku buryo umenya aho ushinze ikirenge cyawe. Imbaraga zihari, izo ni imbaraga dukoreramo. Ngiye ku bwanjye banyise Yvette Ingabe Umwari, ndi umutegarugori w'umunyarwandakazi uri ahangaha ukorera ku mbuga, uri uw'agaciro nk'umuterambaraga, mbicishije mu biganiro byanjye biharaniye guhindura imikorere yacu, bikazatuma duhindura ingiro zacu, tukegera rwa rumuri, tukarabagira, tukagera ku byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro. Ku rundi ruhande, ntanga ibiganiro n'inyigisho bifasha abari cyane cyane mu rushako rwangiza. Nkaba ndi umutwararumuri, umujyanama kuri bo. Ikaze rero muri twe, niba wumva koko izi mbaraga dukoreramo arizo mbaraga wifuza mu buzima bwawe urimo muri kino gihe. Ikiganiro cy'uyu munsi ngisubiremo, ni ryari uvanga umutungo mu mibanire. Ibintu nkunda kuvugaho kenshi nuko mbere yuko ufata ibyemezo runaka biremereye mu buzima bwawe byo kwinjira mu mibanire, nuko wowe nk'uw'agaciro ugomba kuba wuzuye iby'agaciro kandi ubisobanukiwe. Nuko wowe nk'uw'agaciro ugomba kuba usobanukiwe uriwe ku buryo ufata n'igihe cyo gusobanukirwa uwo muri kumwe. Nuko uw'agaciro ugomba kuba wuzuye urukundo ugiye gusangiza mugenzi wawe. Nuko uw'agaciro aba afite intego ku mutima, aba afite inzozi ku mutima, kuko arizo zimuremera inzozi, zimuremera inzira iyo azikurikiye. Nuko wowe nk'uwo agaciro wiga gushyira ibirenge ku butaka, ntugendere cyane mu marangamutima, rimwe na rimwe ukiga gukoresha ubwonko bwawe. Nuko we nk'uw'agaciro wiga gutanga ubishatse kandi nta nyungu ubifitemo, utazabwira kanaka ngo naguhaye iki, kuko turi mu mibanire ugomba nanjye kunsubiza iki ngiki. Muri makeya, ntuvanga umutungo igihe icyo ari cyo cyose umutima wawe utabigusunikira. Kuvanga umutungo, nta hantu byanditse yuko iyo umuntu agiye kubana n'undi bagomba kuvanga umutungo, kuko abantu benshi niho barohamira. Mu gihe muri wowe ubonye kanaka urukundo ni hatari, amarangamutima ni igihe cyo kuvanga umutungo cyagera ukumva ntubisunikirwa, hari ikintu kikurimita, ikintu udasobanukiwe wifuza kongera gusobanukirwa, ntujya kuvanga imitungo. Shuti yanjye, ntuvange umutungo iyo uri kumwe n'umuntu ibikorwa bidahuza n'ingiro,
kuko uyu muntu nta hantu muzagirana, kuko imishinga ufite ku mutima nta hantu ntizagerwaho, kuko uyu muntu nta kintu kizima mushobora kubaka, nta n'ikintu mushobora guhindura muri sosiyete. Tujye tuvugisha ukuri. Ahangaha uyu munota iki kiganiro ni icyo kuvuga ukuri, tugashyira amarangamutima ku ruhande, Bibiliya yacu tukayiyegereza, ariko tukamenya yuko tutari abamarayika, turi mu isi tugomba guhindura ijuru, turi mu isi kugira ngo tunezerwe, tutari mu ijuru. Tugomba, iki kiganiro ni ukuri, turavuga ukuri k'ubuzima busanzwe, nta gushinja abandi mugenzi wawe ngo urebe ibyemezo yafashe mu buzima umuseke. Ntabwo ari byo bintu twinjiramo. Tugiye kujya mu kuri k'ubuzima, ahasigaye twige buryo ki dufata ibyemezo koko byo kuvanga umutungo, cyangwa se dufata ibyemezo byo kuba tugenjeje gahoro ntituvanga umutungo. Nuvanga umutuzo n'umuntu mudafite ibyerekezo bimwe, kuko muzagera aho ngaho mutana. Nuvanga umutungo n'umuntu uje kurerwa, utazi icyo ashaka mu buzima, nta nzozi afite ku mutima, kuko uyu muntu azakubera iki? Azakubera bagaje ituma utagera ku byo wifuza. Ab'agaciro binjira mu bintu baramaje kuba abantu autonome, bafite inzozi, bafite intego, bafite icyifuzo ku mutima cy'ikintu bashaka kugeraho. Nuvanga umutungo wihutira cyane ko mushinga urugo, utafashe igihe gihagije cyo gusobanukirwa imitungo y'uwo muntu. Nuvanga umutungo iyo uzi neza ko uwo muntu nta kintu kizima giteza imbere wifuza kuzubakana nawe. Aha tujye tuvugisha ukuri. Hari umuntu wisanga mu buzima, ari mu kibazo, umuntu uze mu buzima runaka, mu bihe by'ubuzima bumeze gutya na gutya, akabona, nabyita ngo iki, ni nka chance kuri we, akabona uwo muntu aje amwegera, mu by'ukuri yareba uwo muntu, yakumva imitekerereze ye, yareba iyo ngiro, akabona ibyo bintu badashobora kuzabibanamo, ariko mu mutima we agafata icyemezo cyo kuba ari kumwe n'uwo muntu igihe runaka. Ibyo bintu birimo nitwigira abamarayika, kugira ngo aprofite uwo muntu. Nibuze nabivuga ngo iki, ni nko kubona uwo muntu ari kujya i Butare kandi wowe kwishakira kujya i Gitarama. Winjiye mu modoka, urabizi neza ko uwo muntu mutagerana i Butare, urabizi neza ko wishakira kuvamo ugeze i Gitarama. Ni ukuvuga yuko uwo muntu iyo muhuye, ntuvanga umutungo nawe, ntujya gushaka imivumo, ahubwo ukuza muri wowe bwa bushobozi bwawe bwo kubasha gusaba ugahabwa. Wazagera i Gitarama ukivira mu modoka ukavuga uti bye bye, warakoze, wambereye umuntu mwiza, wamvanye kuri A ungeza kuri B. Ariko nkurikije iyi myitwarire mu mutwe, nkurikije iyo myitwarire, nkurikije ibyo bikorwa byawe, mbese iyo mitekerereze yawe, ibyo uvuga bitajyana n'ingiro zawe, ngewe nageze aho ngaho mbona yuko nakwiviramo ngeze i Gitarama. Ibyo bintu sinabishobora. Ahangaha ntuvanga umutungo, ntuvanga umutungo iyo uzi neza yuko uwo muntu nta kintu kizima giteza imbere wifuza kubana nawe, mbese kubakana nawe.
niwemera kuvanga umutungo, ibi nabyo ni urundi rwego, niwemera kuvanga umutungo n'umwantrepreneur gutyo gusa. Nshuti zanjye, niwemera gupfa kuvanga umutungo n'umwantrepreneur, utabanje kureba uko iyo business yatangiye, imyenda ifite, nta gupfa guhubuka gutyo. Niyo byaba bimeze gute, iyo uhuye n'umwantrepreneur, business nyinshi z'abantrepreneur ziba zishingiye kuki? Ziba zishingiye ku myenda. Barafashe imyenda muri bank, wiyinjiriyemo umeze nka wa wundi uje guprofita. Tujye tuvugisha ukuri, uje guprofita, umwantrepreneur wafashe umwenda muri banke ngo ashinge business. Murakomeje birananiranye, ushatse kuvamo waravanze umutungo. Ndashaka kukumenyesha yuko ibi bintu bimaze abantu. Uragumamo, none uravamo ujye kwishyura imyenda 1,000 y'amayero. Uragumamo bakumari traite utinzira. Niyo mpamvu nshuti zanjye, genza gahoro. Umwantrepreneur iyo uhuye nawe ni byiza cyane, ariko agomba kukubanza kukwereka uko business imeze. Agomba kubanza kukwereka ibyo by'urukundo mubishyira ku ruhande gatoya. Niba gukunda koko, agomba kukwereka iyo myenda yafashe n'amazina yanditseho n'ibiki byose mbere yuko ugenda ukikubita mu bintu. Nizere ko muri kunyumva shuti. Ikiganiro si ikiganiro cy'ubusa, nzi neza yuko hari abantu benshi gifasha. Iki ni igihe cyo gushyira ayo marangamutima ku ruhande shuti. Iyo ushaka kwinjira mu bintu, hari ibintu byinshi ubanza gusobanukirwa. Iyo ugize umuntu wabiciyemo cyangwa umuntu ubifitiye ubumenyi, akabasha kubikubwira, tega ugutwi inshuti yanjye, tega ugutwi, aho kugira ngo uzajye uze mu marorasiyo ahasigaye wisange warabyaye abana 2, 3, 4, usigaye usabiriza amafaranga, usigaye winginga ngo nibakwandike ku mitungo. Kubera iki? Kuko ibi bintu utegeze wenda ubona ayo mahirwe yo kubasha kubimenya mbere yuko winjira muri ayo marorasiyo. Nuvanga imitungo uri kumwe n'umuntu ushidikanya ingeso ye, ya ngeso ye iremereye, ikubangamira, ubona ko nibikomeza utazakomezanya nawe. Nongere subiremo ndanabisobanura neza. Nuvanga imitungo uri kumwe n'umuntu ushidikanya ingeso ye, nukuvuga yuko cyagiye mugitangira uri kumwe na wa muntu mugikundana bikiri umwaka 1, 2, 3, urahongaho murakundana iki, urukundo, amarangamutima, ariko rimwe na rimwe wumva ibi nibi, ariko rimwe na rimwe iyi ngeso urayibona kandi ni ingeso adahagarika. Wiyemeje kujya mugiye gushingirwa, wiyemeje noneho kujya kuvanga imitungo n'uyu muntu. Shuti yanjye, ndashaka kumenyesha ko uyu muntu uzagera ngaho ukaba bloke. Kuko niba ari umuntu w'umunebwe, kuko niba ari umuntu ufite iyindi ngeso nayo iremereye, kuko ubunebwe nayo ni ingeso iremereye, indindiza abantu babiri iyo bari kumwe. Niba muri make ubona ari umuntu w'umunebwe, wowe muri wowe ukaza uri wa mugore muri wowe cyangwa uri wa mugabo wumva muri wowe mu myaka iyi niyi uzaba wishakira kwishingira business yawe muri kumwe n'uwo muntu, ndagira ngo mumenyeshe yuko uwo muntu azakubera umutwaro ukomeye, kandi
uwo muntu kenshi na kenshi abantu nk'abo ngabo b'abanebwe niba abantu babashaka yuko uhita unabandika kuri business. Iyo umaze kumwandika kuri business yawe washinze wamushize ku izina ntazagufasha kuko ni umunebwe. Icyo gihe bivuga yuko ari wowe uzajya inyuma ya business ukayijya inyuma ugakora bigera aho ngaho bikakurambira kugeza aho uvuga uti uyu muntu turi kumwe kubera iki. Washaka guhagarika washaka guhagarika wakubita amaso mu byo urimo ugasanga wa muntu nuramuka uhagaritse muzagabana inyungu. Sinibaza niba wewe warashinje business ukayikuza ari wowe wenyine uyifunikira, sinibaza yuko ushaka kugabana amafaranga n'umuntu w'umunebwe. Tujye tuvugisha ukuri. Niba uwo ubishoboye ni byiza, ariko nzi neza ko hari abantu benshi batabishobora. Ni iki gituma wajya wowe kwiyangaja ukemera gusinya impapuro zo kuvanga umutungo n'umuntu ubona afite ingeso runaka iremereye kandi kubangamira, ushidikanya n'umutima nama wawe bikubwira niki? Ibyo bintu si byiza yuko mwinjirana buri wese afite ibye n'undi afite ibye mugafashanya ibishobotse mbese bibashoboke, aho kugira ngo uzisange uri gutanga kugabana amafaranga n'umuntu w'umunebwe. Dukomezeho gatoya. Iyi nayo ni yindi ntuze ni urundi rwego. Urwego rw'abantu abanyarwanda bari mu mahanga cyangwa se abanyarwanda bifuza kuza mu mahanga. Uwiteka Nyagasani utube hafi. Shuti yanjye, ni kenshi na kenshi mbona abantu bibwira yuko kuza mu mbese kuza hanze, kuza mu mahanga, nabyita ngo iki, kuba mu mahanga umuntu ashyira umuzungu ku ntebe, simbizi muri makeya, nkaho ari we mbese ari we uzakemura ibibazo by'ubuzima bwe afite mu buzima bwe, ko agomba kubona uwo muzungu paka. Ndetse bamwe akava mu Rwanda baje ngo nzashaka umugabo w'umuzungu, abandi bakaza bavuga bati nzashaka umugore w'umuzungu, amaplan bayashize ku murongo. Shuti yanjye, va mu Rwanda ufite intego n'inzozi ku mutima kandi wemere kubijya inyuma wowe bwite. Wiva mu Rwanda uzi ushaka umuzungu. Abazungu ni abantu nkatwe. Abazungu harimo abeza, abazungu harimo n'ababi, nkuko natwe muri twe harimo abeza n'ababi. Abazungu nta kintu baturusha uretse uruhu ko basa kuriya, twe tukaba dusa kuriya. Ibi nta kuntu nabivugaho, ari ibintu nabayemo, ari ibintu mbamo. N'abandi bantu bandi ku ruhande uretse abazungu, n'abandi bantu nizemo uretse abazungu, n'abandi bantu nakoreyemo uretse abazungu, n'abandi bantu twabanye uretse abazungu, n'abandi bantu mbana nabo uretse abazungu. Mbamazemo igihe kinini ku buryo sobanukirwa imikorere yabo, ku buryo sobanukirwa imitekerereze yabo. Birambabaza iyo mbona umuntu w'umunyarwanda cyangwa umurundi yicara mu Rwanda karota ari kumwe n'umugabo w'umuzungu gusa, nabashe kurota yibona mu mahanga, inzozi ze zigeraho, akura gusa ategereje uwo mugabo w'umuzungu. Shuti yanjye, mu gihe ukiri mutoya ugize amahirwe, sinzi uburyo uzazamo, wenda uzaza ko kuzanywe n'abo bagabo b'abazungu,
ukaza hanze banza ukiri mu Rwanda ukore preparation y'urugendo y'ayo mahinduka ugiye kugira mu buzima bwawe. Ugira inzozi kuko Uwiteka ashyira igihe cyaryo cyose umuntu inzozi ku mutima. Niba atari yazi gushyiraho wake Uwiteka gushyira inzozi ku mutima, izo nzozi zikuzajya zikuzengereza, wakwinjira mu bintu bitagukwiye, inzozi zikakuvanamo, zikakwibutsa umutima nta mukabikubwira. Uwandika izo nzozi ugira intego, ahasigaye uze nugera kuri terrain ushake aho ngaho ugeze cyangwa mu gihugu ugezemo ushake bene wanyu. Wikwihutira cyane kwita ujya mu ntuze kujya gufatana n'abazungu. Shaka bene wanyu barahari, ubegere bakwereka inzira. Kuko aha hanze hari abazungu nkuko babazi yuko mu bihugu byabo mbese tuba tuva mu bihugu mbese bikennye, tuba tuzanywe no gushaka amafaranga, baba bari aho ngaho n'abategereje twadukumi twiza tuvuye mu Rwanda, bazi neza yuko muri make utaza agaciro kawe uje gushaka inuza amafaranga bazagukoresha ibyo bashaka bakakujyana no mu nzira bashaka izo arizo zose. Iyo uje udafite intego uba nabyita ngo iki, uba victim y'abazungu bamwe na bamwe. Simvuze abazungu bose kuko harimo abazungu beza uhura nawe akakujyana mu rwego utatekerezaga mu rukundo agufitiye, ariko hari n'abandi baba bategereje abana nk'abo ngabo batisobanukiwe. Ahasigaye nawe nk'uko uri umwana, nk'uko nta ntego ufite, nk'uko nta nzozi ufite, waje ufite mu mutwe ngo nimpura n'umuzungu uko witanye gutya n'umuzungu, akahita agushyira mu rugo mu bintu wowe ubwawe udasobanukiwe. Abazungu ni abantu baba baratoje abana babo, mbese nabyita ngo iki, baba ubwabo baratoje abana babo kuba autonome igiki n'iki, baba barabikiye bakora bareba ejo hazaza ubuzima bw'abana babo. Bamwe muri bo nabashije kwitegereza imikorere yabo, namaze kubona yuko iyo umwana amaze kugera igiki n'iki agomba kuva mu rugo akajya kwibana. Uko kujya kwibana ni ukuvuga yuko ababyeyi baba barashyize amafaranga ku ruhande ku buryo umwana nabasha niyifuza kujya kugura tuvuge inzu bazamwongerera, ku buryo usanga hari mu bana babo hari abana igice kimwe cy'inzu yaguzwe umusanze mu nzu, igice kimwe cy'inzu yaguzwe n'iki nuze n'ike n'amafaranga ye, ikindi gice n'icy'umubyeyi, nawe ukaza utazi ibirimo. Kandi gitangaje umuntu nk'uwo nguwo uba utegereje utwo twana dutoya, abo bana batazi ubwenge, ahita areba uburyo ki ahita yandika ibintu, ahita bishyira mu ntuze, ahita avanga ibintu by'imitungo n'iki byose. Nawe nk'umwana ukaza bagukunze cyane, winjiye mu nzu, iyi nzu sinigeze nyibamo mu buzima bwanjye, n'ibitangaza. Nagusobanukiwe yuko inzu ntabwo mu by'ukuri uwo mutungo uri mu nzu ufiteho uburenganzira, kuko igipande kimwe n'icy'umubyeyi, igipande kimwe n'icy'umwana. Hari abisanga muri bo, hari abagore dukorana mbese mu by'ukuri mfasha bari muri situation nk'izo nshuti zanjye, bisanze mu bintu batazi ukuntu bazavamo. Igice kimwe n'ikinuza n'icy'ababyeyi, igice kimwe n'icy'umugabo. Ahasigaye bisanga no mu kindi kintu cya 50-50, bishatse kuvuga yuko niba tubana uzajya nawe upeya inzu igice,
niba ari 800 agomba mbese yishyurwa ku nuse ku kwezi, nawe ugomba kuzana 400, kandi ubwo hagati aho ahita amushyira ku nkeke, akaba muteye n'umwana araho ngaho, undi nawe agahita amushyira ku yindi nkeke, ugomba kuzana amafaranga y'inuse y'ukwezi, mbese igice cy'inzu kuko nawe uyibamo, urarya uranywa, uba ahantu hari nuse hari amatara, nawe ugomba kugira kuzana igice cy'ukwezi. Bishatse kuvuga yuko urajya gushaka akazi akariko kose, waba ukoropa ntacyo nabyo bitwaye, ukoropa ari byo bintu ko kukunze, waba ari ukujya guhanagura kanaka urajya kubahanagura, ariko uraza nawe utanga icya kabiri kuko turi mu nzu imwe. Shuti yanjye, uko nukuri ni byiza kujya gukoropa, ni byiza kujya gufasha abantu bashaje, ni byiza gukora imirimo nk'iyi, ariko bihuza mu by'ukuri n'intego wari ufite uva mu Rwanda, bihuza mu by'ukuri n'inzozi Uwiteka yagushyizemo, atari ibintu uje ukajya muri situation iguforsa kujya gukora icyo udashaka, ugasanga imyaka 35 umuntu yatangiye kurwara umugongo, kandi abana niko bakomeza kwiyongera. Naruhuka n'ugukora ataruhuka, kuko azi neza ko ibyo arimo nawe agomba gutanga inuse igice cye. Shuti zanjye, menya gira intego. Ibyo umuntu aba yaraciyemo biba ari byinshi, en plus nk'umunyarwanda byari bikwiye kugutera ishyaka, sinavuga kwishyira hejuru, kugutera ishyaka no kugutera imbaraga zanga yuko wisanga muri situation nk'izo ngizo utakiri uw'agaciro, utagaciro kawe. Hahandi ujya gukora, umuntu akajya gukora mbese gukora ibyo byose adashaka, kugira ngo nibuze yerekane yuko ari umuntu uzi gukora, nibuze bazamwandikeho iyo mitungo, bayikwandikaho kabuki. Warababyariye, ubishyurira igice cyanuse cya hypothèque, icyo gice cya hypothèque si ni yawe, iri ku mubyeyi we. Indi mbese ikindi gice kiri kuri nusi cyafashwe n'umuhungu we cyane umukobwa we, ahasigaye umwana w'umunyarwanda barimo araho ngaho arimo gukora. Abana n'abametisi beza barabagira, ntagishobora kuryama ngo aruhuke. Inzozi uko bwije uko bukeye niko wa mutima nama, niko umwuka wera akomeza kumubwira ati mwana wanjye, ibyo bintu uri gukora bikuvuna, bitandukanye n'uwuriwe. Ariko ntashobora ibyo arimo, ntashobora kujya imbere, ntashobora no kujya inyuma. Shuti zanjye, dushyira amarangamutima ku ruhande. Urukundo ni rwiza, ariko hari ibintu by'ingenzi umuntu agomba kubanza kumenya. Ibyo birarangiyeho gatoya, urongera aha ngaha uri Burayi cyangwa uturutse mu Rwanda, ukubitanye nanone n'umuzungu, umuzungu w'umwantrepreneur biki n'ibiki. Nkunda kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo bya business, ndabikunda kuko nzi ahantu bigejeje abantu. Shuti zanjye, ahasigaye nawe uri kureba imodoka ukabona ni uburyohe, ukavuga uti ibintu nabyinjiyemo nanjye, iriya business ugayifite nanjye zashingira indi business. Winjiyemo usinye impapuro, turavanga imitungo. Wawa shuti yanjye, uravanga imitungo irimo imyenda gute? Ko nibikunanira mugatana, imyenda izagukurikirana. Emera kuri uw'agaciro, witigiswa n'uruhu ubona. Ibyo waciyemo birahagije. Umuzungu yagukunda
akubera umwana mwiza akakubwiza ukuri. Ntiwari ukwiye kumutinya, umuntu ukunda ntumutinya. Niba bigeze ahantu kure, we ubona ashaka kugira ibintu biremereye, mwicaze ku meza, umurebe mu maso, ntutigite kuko uri uw'agaciro. Wibuka waturutse, wibuke amafaranga yakuvanye mu Rwanda cyangwa i Burundi akuzana ahangaha aho yaturutse. Wibuke umukungugu, wibuke imvura, umurebe mu maso, umubwire uti sheri, ibintu ndifuza cyane rwose gukomezanya nawe, ariko wanyereka iriya nzu yubatse iri ku mazina yande, iyi mitungo yawe ufite, business yawe ufite biri kurinde, birimo amafaranga angana iki, birimo umwenda ungana iki, uzagufata uri kubona bizafata igihe kingana iki kugira ngo uyu mwenda uzashire, urabona uzashira ute? Wige kubaza ibibazo bifite ishingiro kuko uri uw'agaciro, wikunda, udashaka kwisanga ejo bundi wishyize mu nuza n'isituwasiyo ziri bizarre, uri kwishyurira abazungu amafaranga, ibintu atari misiyo yawe, atari na viziyo yawe. Suko mbanga ndabakunda, nkunda abazungu, nkunda n'abanyarwanda, nkunda ikiremwa icyo ari cyo cyose, ariko ndababwiza ukuri ngo mutisanga mu kuri ko abagore n'abagabo, mbese benshi majorite n'abagore ubu ngubu mfite, batumye nkomeza gusunikirwa no gutanga kino kiganiro. Umushyire ku meza abikwereke, natabikwereka ukati korosi ubivemo cyane rwose. Abagabo baruzuye, abagore baruzuye. Niba ari abagabo kuzakuzirika, hari aba bafite strategy imeze gutya, ati nzakabona karacyari gatoya kazambyarira, ahasigaye nzakagereka umwenda wa business, nta hantu azajya, azaguma hano, ahasigaye mukoresha icyo shaka. Ibi bigomba kuvaho, nta munyarwanda uzabona iyi life, nta mugabo munyarwanda uzabona iyi life ngo wongeye kujya munuze mu mwanda nk'uwo, never. Azakomeza abo w'agaciro, duturuka kure. Niyanga kukwereka, ubona ari kugenda akora ibintu gutya na gutya, gusobanura ibintu bitumvikana, nshuti yanjye, uzabyumve, ahasigaye buhoro 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 buhoro, ugende wigendera nyomberi. Hari bene wanyu bagutegereje cyangwa hari undi muntu ugutegereje uzagufasha kugera ku nzozi zawe. Ntago ubuzima bwawe bugira, mbese bugende kunuze, tumbirira Uwiteka Imana, ugire no kwizera kwayo, ariko ukoreshe ubwenge. Ntago ubuzima bwawe ari abazungu. Ntago kujya kubana nabo ari ugupfa gutya kugira kwiroha mu bintu. Nukutekereza, nukwegera abantu ubona nabo bari muri situation ijya kumera nk'iyawe, bakakubwira ukabumvira, kandi apana kujya gusinya impapuro z'ibintu muri makeya udashobora kuvamo, ibintu udashobora no kubwira umuntu kubera isoni wowe ubwawe bigutera. Umuntu nk'uwo nguwo umuva iruhande ugakomeza ubuzima bwawe. Niyo mpamvu mbabwira nti muve mu Rwanda, niyo waba uri hano, uko waba uri, sinzi situation yawe uko imeze, ariko banza wige kuba umuntu autonome, ushobora kubaho wenyine atadepanda ku bandi. Wa muntu kandi ufite inzozi, ufite n'intego ku mutima, ufite ibintu byiza ashaka kugeraho, bimugirira akamaro kandi biteza, nabyita ngo iki, bifitiye inyungu aho ari n'igihugu cyangwa isi yewe.
ariko ibintu byo kumva ngo ni umuzungu ngo uriya akana kari kumwe n'umuzungu yo ngo uzi ko umuzungu ari wamuhinduye kuriya se kwasa. Ni ukuvuga ko uwo muzungu atariho umuntu nanuze narindi zina ntawe akomeza kwitwa wa wundi. Muri makeya ntacyo ari cyo, nta mushinga runaka, nta mpano runaka agira. Ni ukuvuga ko muri makeya Uwiteka yamuremye ari vide, nta kintu kimurimo. Shuti yanjye duhaguruke, ntago twaje kwibura ahangaha i Burayi twiburira mu bandi bantu. Ubona umuzungu kaguruka kugira ngo ngire ninjire mu bintu nk'ibi ngibi, namera nka wa wundi uvuga uti uri kujya i Butare turajyana ariko ndagarukira igitarama. Bishatse kuvuga uramfasha ni byiza ariko ibintu byawe simbyinjiramo cyane ngo ngiye kwigerekaho imitungo nasobanukirwa. Nzigerekaho imitungo ngewe nakoreye, nsobanukirwa naruhiye. Nijya kujya gushaka imitungo y'abandi, mwe kujya gushaka inuzi imitungo y'abandi, mwamara kuyishaka mugatana nabi, ibintu bikaba induru, ibintu bikaba ibintu birebire. Kurikira icyo Uwiteka gushyize ku mutima kizakujyana mu nzira nyazo, nta kindi. Shuti zanjye, ibintu nk'ibi ngibi iyo mbibonye bintera intimba mudashobora kumva, bintera agahinda mudashobora kumva. Ejo bundi hari uwaje anyereka impapuro, anyereka ngo reba ngo twagiye ku munoteri ngo uri kubona ko ngo harimo miliyoni 2. Niye ntarimo miliyoni 2 ariko business nta ikiriho. Nibi nta kintu bivuze na gatoya. Iyo ugeze mu bintu nk'ibyo ngibyo hari igihe utahita wihutira cyane kujya mu nyandiko, ahubwo ugahitamo gukuza muri we cya kintu cyo kuvuga ngo ndasabye mwama, ariko uko gusaba no kuguha nibitume uba umucakara wabo w'umuntu. Uwo nguwo nawe nibwo twicaye tukajya mu mpapuro akabona ko izo miliyoni 2 nta nuze nta sense byari bifite. Yaruhiye ubusa atekereza yuko ngo nibimera gutya na gutya zavana mu miliyoni 2, nta zirimo nta n'inyungu irimo. Business iri kugenda nka nyomberi, waramubyariye atwaye abana nta kibazo, asigaye wowe wishakira ubuzima, kubivamo ni yindi ntera yo, kuko inuzi imyenda izagukurikira ni hatari. Ngibyo ibintu mbamo, ngibyo ibintu numva. Navuze nti nkomeza gusunikirwa, ndavuga nti ibi bintu ngomba kubisangiza abantu ku buryo mu myaka nk'itatu cyangwa 4 nta muntu uzazi Burayi yisanga mu bintu nk'ibi ngibi. Kuko birababaje kwisanga mu bintu nk'ibyo, umuntu yarangiza akajya kuri nuze ngaho za Instagram ngaho nk'iki kandi uzi ko wicariye bombe imeze gutya igiye guturika. Hitwacisha makeya umuntu akaza hanga aje kongera agaciro ke ku buryo agira icyo yimara akagira n'icyo amarira abandi, aho kugira ngo ajye gushaka kwerekana ibintu mu by'ukuri bitari n'ibye. Shuti zanjye, twararushye bihagije. Igihe ni icyacu cyo gufata ubuzima bwacu mu ntoki tukabuha icyerekezo, tugafashanya, atari ukwinjira munuze mu mibanire umuntu agiye kudepanda ku bandi nta kintu ajyanye. Umuntu mu mutwe ari vide, nta bintu azi, nta kizami kitagira gutegurwa. Ntago wakwinjira mu bintu nk'ibyo ngo en plus n'abantu baba étranger mudahuje na culture ngo ugende gusa amaranga mutima ngo nzaba ndeba. Ndakubwiye niba warambitse za nzozi zawe, ndakwinginze ngero uziterure.
wige gusaba iki inzozi yawe ikeneye kugira ngo ubashe kuba uwo wifuza kuba we wa wundi ukuri ku mutima uhora ukuzamo. Iby'amafaranga ubishyize ku ruhande kuko iyo nzozi ikurimo izakuzana amafaranga mu mutuzo, aho ubasha kugenda gahoro gahoro utera imbere ariko ubasha gusinzira utameze ngo twagiye ku munoteri ngo asinyira bino na gutya na gutya na gutya kandi bizavamo ari zero. Ndabakunda nshuti zanjye, ndabakunda, ariko ibintu nk'ibi ngibi mba ngomba kubivuga kugira ngo abantu bose bakanguke, basobanukirwe kuki ngomba kuvanga umutungo n'uyu muntu. Ese turawuvanga kugira ngo bigende bite? Ese ko ngiye kuvanga umutungo ngomba kubanza kubyara nkurikije situation ninjiyemo, nkurikije n'inzozi zindimo? Ese niba ngiye kubyara inzozi zanjye nzazigeraho gute? Ese si byiza yuko mbanza wenda kubanza gukurikira inzozi nkareba ukuntu iyi situation zose n'aya mafamiye ninjiyemo arimo ibintu ndasobanukiwe neza, amazu yanditswe kuri nyina, ibiki n'ibiki, nkabanza kugira kongera agaciro kanjye, abo bana bakazaza nyuma. Mu gihe bataje uw'agaciro nta mwana azatanga. Mu gihe ndashatse kuvuga mu gihe ako gaciro kawe katiyongereye, uwo muntu adatumye ugera hejuru gatoya, uwo mwana ntabwo azaza. Ese birashoboka ko umuntu ashobora gutekereza gutyo? Hari icyaha kirimo ku buryo ko kuba uw'agaciro batagutwarira ubuntu. Umuntu yareba imyaka ingahe ishize akabona uracyari wa wundi ntawe wavuye, uracyakora bya bindi kugira ngo utange nawe intuza amafaranga kukuba mu nzu. Ese mu by'ukuri byo ntibiteye isoni kubona umuntu w'umugore ajya 50 kwirirwa ngaho abana ngaho yagiye gukora akazi akariko kose yidebruya, abana ngaho yagiye kubavana kuri za creche arongera asubije ngaho yirukanse yagira gute. Ndashaka kubabaza, niko koko Uwiteka yaremeye umugore kugira ngo abeho muri ubwo buryo? Harya za mbaraga za kigabo bisobanuye iki? Harya za mbaraga za kigore bisobanuye bitujyana kuki? Ni ukuvuga ko Imana yaremye umugore kanaka ngo izamushyire muri situation kanaka azajya yirirwa yirukanka n'abana bangana gutya atabasha guhumeka, akure muri za migraine, ahore muri za burnout, ahore mu ndwara ngaho umubyibuho yaraje ari umukobwa mwiza, umubyibuho w'agahinda wamuteye umutima. Ibyo bintu mwumva koko dushyize hamwe tugatekereza, mwumva koko ari ibintu bituruka mu mbaraga nziza z'Uwiteka? Cyangwa ni kwa kundi kudashaka ubumenyi, no kudashaka kujijuka, no kudashaka kumva, no kudashaka kwegera bene wanyu ngo wumve icyo bakubwira, kumva yuko byose ubishoboye ubizi neza, ugasanga mu bintu nk'ibyo ngibyo. Shuti yanjye, kanguka. Kanguka. Uri uw'agaciro gahagije ku buryo utagiye kwigerekaho umuriro w'imyenda. Ujya gukora ibyo ari byo byose kugira ngo bakwandikeho imitungo. Shuti yanjye, nizere yuko iyi life igira ahantu igukora, kandi kuzanamo nabyita wa mujinya utuma uhita ugenda ukanshakira urupapuro nk'uru nguru ukanyandikiraho
uwo wifuza kuba mu myaka 2 nibuze cyangwa 5, iyo nzira kayikurikiza ku buryo ongera kwibona, kuko niba utari wagera kure cyane, kuko iyo umuntu yamaze kugera mu bintu nk'ibi ngibi, hari situation adashobora gusubira inyuma, adashobora kuvamo, adashobora no kwegera imbere, yemera agapfiramo. Ari iki? Ari amafaranga. Ari iki? Ari imitungo. Imitungo adashobora kujera. Imitungo haje gutya baragize bamwe nabyita ngo iki, bagiye gusamba n'abamusambaniraho, ageze igihe cyo kutana, amageze igihe cyo gutana, yisanze yabazu yose, ntago byari ibye, byari ibya nyina w'umuhungu. Uku ni ukuri kuriho. Ya mazu na bya bindi byose yari yicayemo ntibyari ibye, byari ibya famiye y'umuhungu cyangwa byari ibya famiye y'umukobwa. Akaviramo aho. Ibibazo biba ku bandi bigomba kutubera icyigisho. Aho wicaye ntiwibwire yuko ubuzima udashobora kukubika ngo wumve ko wageze ijuru. Ibi bintu bishobora kukubaho, niyo mpamvu fungura amaso. Niba ari ngombwa ushaka amufasha wawe, mutangire gutekereza kujya ku banotera, cyangwa ujye mu madokima ye urebe koko ibintu wicayemo aho bigana, ubifata ubikorere kopi, ujye ku munoteri, upeye umunoteri, winjire ufate rendezvous, were ku munoteri agusobanura ibyo bintu, umusobanuye gahunda yawe, akubwire niba ibyo bintu koko hari ikintu byakumarira, aho kugira ngo ukomeze guta imyaka n'imyaka mu bintu bitari n'ibyawe, ibintu uzamenya ko bitari ibyawe ku munsi wa nyuma. Uku ni ukuri mbabwira. Mbere yuko winjirana ujya gukora ibintu birahambaye cyane, nawe wa muntu wamushyize ku meza, umubwira uti ndifuza ko wanyereka gutya na gutya. Nabwiye ko abazungu ari abana beza, niba gukunda azabikwereka. Niba utabisobanukiwe neza, uzabikore, uzabijyane, uzamubwire ko ushaka kubisoma witonze, ureba ahantu ujya, ubikorere kopi, ubijyane ku munoteri, mumwicaze, umubwire uti mwasobanurira gutya na gutya ko nifuza gukora gutya na gutya, kuvanga imitungo, ibintu nk'ibi ngibi ndavanga imitungo. Voila. Hari igihe umunoteri akubwira ati ibi bintu uvanga umutungo, genza pole pole, mushingirwe mutavanze umutungo, urebe ukuntu ibintu bigenda, kandi nabyo si bibi. Ngibyo shuti yanjye, ngibyo abagaciro. Dushyira amarangamutima ku ruhande, kuko si urukundo rwonyine si rwo rwonyine rwubaka imibanire. Gucibwa inyuma, gukubitwa si byo byonyine bitanya abantu. Abantu bashobora gutana kubera n'imitungo, ibintu bidasobanutse, cyangwa bakagumamo bakagenda bapfa gahoro gahoro kubera imitungo bishyizeho. Itari isobanutse nayo. Ngibyo ibyo nateguye uyu munsi. Ikiganiro sinongera kukigira kirekire, nubwo cyabaye kirekire, ariko nizere yuko hari umuntu gifasha, kandi nizere yuko hari ahantu kitujyana. Ibitavugwa bivugirwa hano kwa Yvette, ibiremereye bivugirwa hano. Uwiteka ngo yamaye ubushobozi bwo kubasha kubishyiramo amazi, kubasha kubitanga. Nizere ko hari umuntu iki kiganiro kigira uwo kimarira. Naho icyumweru gitaha ku cyumweru saa 8, iki kiganiro ni igice cya mbere, hari n'igice cya kabiri. Ibi ni igice cya mbere mbahaye, hari n'igice cya kabiri kizaza. Ndabakunda cyane, mwiyiteho, mwifate neza, mwikunde, mwongera agaciro kanyu, mutere ibirenge mu bintu musobanukiwe. Niba mutabisobanukiwe, musubire inyuma ho gatoya, fata igihe cyo gutekereza. Ciao.